igisobanuro cy'ubutunzi gishakira niyo mpamvu Furukara Printing Limited yaje ari igisubizo kuri ba rwiyemezamirimo, banyenganda, banyabukorikori, namwe abikorera ku giti cyanyu, nimuze mbarangire muri Furukara Printing Limited. Mucukubiri n'ibihombo bya buri munsi bibahoza hasi kubera kutamenya icapiro rigezweho muri Kigali. Furukara Printing Limited abayimenye bamaze gukura amayabo. Twandika ku myenda, twandika ku makaramu, ku matase, dukora ibyapa, amafoto yanyu, business card, invitation z'ibirori, ducuruza biyari ndetse n'ibikoresho byazo. Abifuza gutembera, dukodesha imodoka zibatembereza hirya no hino, dukodesha sonorisation mu birori, ndetse kandi n'ibindi byose mwifuza murabisanga iwacu. Furukara Printing Limited dukorera mu mujyi wa Kigali ahazwi nko ku Nkuru Nziza, ni ku gahanda k'amabuye mu gikari cyaho mu nguni iwacu hariranga, ni kwa Jean Paul Habiyakare, benshi bamumenye nka Niyoma. Ntawe utazi ni ikimenya bose. Duhamagare kuri 0789 58 23 Furukara Printing Limited, umunara w'ibisubizo kubatugana.